tugiye kureba ijambo umuco ni iki. Ugendane nanjye byose usobanukirwe umuco ni iki. Umuntu akubajije ati umuco ni iki, ese wowe wamusobanurira ko umuco ari iki? Reka dukomezanye tugendane mwumve ibisobanuro by'ijambo. Ubundi umuco ni uruhurirane rw'imigenzo, indangagaciro, imyifatire. Indangagaciro, imyifatire, uruhurirane rw'imigenzo yose tubisanga mu muco. Imyitwarire, imyifatire, imyambarire, byose biri mu muco. Imibyinire, imibyinire nayo iri mu bigaragaza umuco. Ururimi, indirimbo nabyo biri mu mibyinire. Ibyo byose uko nabivuze nabyo bikubiye mu muco. Uburyo abantu babana nabyo bikubiye mu muco. Imibanire y'abantu n'abandi bikubiye mu muco. Ibyo byose babihabwa n'abababanjirije. Ni ukuvuga ibyo byose mvuze babikomora ku bababanjirije, nabo bakabitwara bakabisigasira. Nabo barabitwara bakabisigasira bakazabihereza abazabakomokaho, bikagenda bikaba bigari, bikaranda, bigakomeza, bigasigasirwa, bikaba bigari. Umuco rero niwo utuma abantu bagira umwihariko n'ibindi bihugu. Umuco niwo utandukanya abantu n'abandi, ugaragaza umwihariko w'igihugu n'ikindi. Ni ukuvuga ngo buri gihugu kiba gifite umuco wacyo, umuco wacyo, umwihariko utandukanye n'ibindi bihugu. Ni ukuvuga ngo buri mahanga yose aba afite umwihariko wayo, buri muryango wose uba ufite umwihariko, umuco wawo. Hanyuma impamvu umuco ari ingenzi. Impamvu umuco ari ingenzi, uduha indangamuntu tukisobanukirwa, tukamenya abo turi bo, bikadufasha kubaha ababyeyi n'abaturuta. Ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo umuco udufasha kuduha indangamuntu ituranga no kubaha abaturuta no kubaha ababyeyi. Umuco udutoza kuba inyangamugayo no kugira urukundo. Ni ukuvuga ngo umuco utoza abantu kuba inyangamugayo no kugira urukundo. Ikindi, uhuza ibisekuru kugira ngo umurage mwiza udacika. Kuki abantu ba kera bakundaga umuco kurusha ab'iki gihe? Ni ukubera ko ab'iki gihe haje social media, bakuramo indi mico y'ahandi. Kujya mu bihugu bitandukanye ukazaza warahindutse, warafashe